Mwaramutse neza abakunzi ba Kaireme, ndabakunda cyane kandi ndabazirikana. By'umwihariko muri iki gitondo nifuza ko tuganira ku kintu gikomeye, ikintu cyitwa ibintu bishobora kukwereka ko mu by'ukuri nubwo wubatse urugo cyangwa se nubwo ubona mukiri kumwe ariko urugo rwanyu rwubatse runegekaye, hari ibintu rero by'ibimenyetso uzagenda ubona bikakwereka ko ukwiye gufata igihe cyo gusenga cyangwa se ukwiye gufata ibihe byo gukora ku rugo rwawe kugira ngo rusubirane ubuzima rwahoranye. Mu by'ukuri rero igihe ikintu cya mbere kizakwereka ko urugo rwawe rurimo kugenda runegekara ni uko mu by'ukuri mutakiganira n'uwo mwashakanye. Icyo ni ikintu cya mbere. Kuba umuntu mwashakanye mbere mwarahuzaga, mwajyaga inama, akantu karabaga mukagateraho blague, mugaseka, mukakaganiraho, ariko uyu munsi ntabwo mukibasha guhuza ku rwego muvugana ibyo mushaka byose, cyangwa se ku rwego mubwizanye ukuri, cyangwa se umwe icyo atekereza akaba yakiganiriza mugenzi we. Uyu munsi buri wese yihugiyeho, buri wese afite ibyo atekereza bimubangamiye cyangwa se bimuhangayikishije, ariko ntabwo ari ready kubipartaja, ntabwo ari tayari kubisangiza uwo bashakanye. Icyo gihe nubona bimeze gutyo, iyo situation ishobora kumara iminsi ibiri mutaganira, mudahuza, ariko iyo bigiye bikajya beyond, bigafata ukwezi, bigafata amezi abiri atatu muri mu rugo, umwe atangiye kujya akora ibintu ku ruhande rwe, undi atangiye kujya akora ibintu ku ruhande rwe, donc ntawe uganira n'undi, ntawe uhuza, bagahuriza gusa kuvuga ngo hariya hari ibyo kurya cyangwa se ntabihari, bagahuriza gusa kuvuga ngo abana bazajya ku ishuri cyangwa bizagenda gutya, noneho ikiganiro hagati yabo kikabura burundu. Icyo gihe uzamenye ko urugo rwawe rufite ikibazo, satani yarugendereye, ahubwo utangire ushakishe icyo wakora. Kuganira niyo basic, navuga ngo niho ruzingiye kugira ngo wubake urugo rwiza. Ni uko mubasha kuganira mugahuza, ni uko mubasha kumenya muri make, ngewe nishimiye iki, ngewe nababajwe n'iki, cyangwa se ngewe ndashaka ko unkorera iki, ndashaka ko tubyitwaramo gutya. Iyo rero mutakibasha kubiganiraho ngo umwe abe yabwira mugenzi we, amubwira ati rero sheri, ndareba nkabona wenda byagakwiriye kugenda gutya, wagakwiriye kungenzereza gutya, cyangwa se twagakwiriye kubigenza gutya, icyo gihe haba hajemo igitotsi gikomeye, kuko ikintu gihuza abantu cya mbere ni ijambo ryiza cyangwa se ni ikiganiro abantu bagiranye. Iyo mugiranye ikiganiro cyiza, urukundo rurushaho kwiyongera, kuko hari abantu bajya bavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Mu kiganiro bituma sincerite, icyo bita sincerite cyangwa se kubwizanya ukuri byiyongera, bigatuma trust cyangwa se icyizere umuntu yari agufitiye kirushaho kwiyongera. Iyo rero umuntu akwizeye, ibyo mwakora byose birakunda, ibyo mwashaka kugeraho byose birakunda, ariko iyo icyizere kibaye gikeya, urukundo rugenda rugabanuka, umubano wanyu ukagenda uba mubi, udeteriora kugeza igihe muzabona bitagikunda. Ikiganiro rero ni ikintu gikomeye cyane ku bashakanye. Nubona rwose mwagiranye ikibazo, ntuzatume kirenga iminsi ibiri, ntuzatume kirenga umunsi umwe, kuko cya cyuho cy'iyo minsi ibiri mwagiranye cyo kutaganira cyonyine kirahagije kugira ngo umuntu gutangira questioninga, akwibaza, avuga ati ese ubundi uyu ni Regine nari nsanzwe nzi, ese ubundi uyu muntu yaba ari n'indyarya, yaba n'ubusanzwe asanzwe atari umuntu mwiza. Ni ukuvuga ngo agatangira kukwibazaho, akagenda yegeranya ibimenyetso bitandukanye by'ibintu bibi wagiye umukorera, ku buryo atangira gutekereza ko mu by'ukuri ahubwo yari yarahumye amaso, atajyaga abibona yuko utari umuntu wo kwizerwa cyangwa se utari umuntu mwiza, kubera ko urukundo rwanyu abona rudahari. Noneho hari akandi kantu nagira ngo mbabwire. Hanyuma noneho akandi kantu rero ka kabiri kazakubwira ko mu by'ukuri urugo rwanyu rufite ikibazo, ku buryo mbese mushobora kuba bitagenda, ni nk'igihe mu buriri mutari guhuza. Ni ukuvuga ngo hari igihe kigera abashakanye, bitewe n'ibibazo bafitanye cyangwa se bitewe n'ibibazo umwe muri bo afite, umwe akihugiraho akajya aryama, ataha akaryama, agatura agahinda uburiri, buri wese agatura agahinda uburiri, ku buryo agera mu buriri umwe yamwegera, undi agatangira kumubwira ati s'il vous plaît girayo, ibintu nk'ibyo. Iyo rero bigeze aho umwe atangira kujya ku ruhande rwe,
n'undi akajya ku ruhande rwe, bigakubita ibyumweru, ukwezi, amezi, nta gikorwa cyo kubaka urugo gihari. Ni ukuvuga ngo kiriya gikorwa ni igikorwa gikomeye cyane gihuza abashakanye. Igihe rero abashakanye batabasha kugera kuri urwo rwego, biba bigoye, haba hajemo icyuho, kuko twumvikane neza ko kubaka urugo bishingira ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukuvuga ngo hari inkingi ebyiri zo kubaka urugo. Inkingi ya mbere ni ukuba uwo mwubakanye mukeneranye au niveau sexuel, cyangwa se ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Inkingi ya kabiri ni ukuba ubushobozi bwo kubaka urugo buhari. Ni ukuvuga ngo umwe agacaha undi agacaha, mugatunga urugo rwanyu. Ibyo bintu bibiri. Aha rero mu gucaha mugacaha, abana bakarya, mugatunga urugo, bakiga, noneho hazaho namwe ubwanyu kwigaburira. Mwebwe murya ibiryo bibiri, hari ibiryo byo mu nkono, hari n'ibyo biryo nyine bindi navuga ko ari ibiryo byo mu burere. Biriya biryo nabyo bitunga umubiri, binatunga na roho, kuko ni igikorwa Imana yanyujijemo inzira ya muntu. Kuvuka cyangwa se kubaho kwa muntu binyura muri iriya nzira. Nta handi binyura cyane uretse mu rugo mu nzira nziza. Abantu bubatse urugo bashingira ku gusezerana imbere y'amategeko, bubaka urugo basezerana imbere y'Imana. Aho ngaho Imana iha umugisha iyo union, cyangwa se uko guhura kw'abashakanye. Igihe rero icyo gikorwa kitakiba, umwe yihugiyeho, undi yihugiyeho, hari byinshi bibatandukanya, hari icyizere cyagabanutse, hari kuba mutaganira, ariko noneho kiriya gikorwa kikava mu nzira, urugo nta ruhari. Igikorwa kiriya gikorwa iyo kitakiba, mukubise ukwezi, mukubise 2, mukubise 3, mukubise 4, urugo ntiruhari, rurimo rurasenyuka mutabizi. Mwatentebutse, rwatangiye gucikagurika, rugenda rugwa hasi, amaherezo ruragera hasi burundu. Aha rero naho ukeneye gutangira gufata ingamba, ukareba ni iki cyabaye, ese byagenze gute kugira ngo twisanga aha hantu, ese niki nakora kugira ngo ibi ngibi biveho. Ukeneye kugira icyo ukora, ariko icyo wakora ni wowe ugomba kureba aho byapfiriye. Mwuka Wera cyangwa se Roho Mutagatifu akwiriye kubamurikira kugira ngo mutazagera muri ibi bihe. Ibi ni ibihe bibi bisenya urugo rukagera hasi. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ikintu kindi rero cya gatatu kizakwereka ko urugo rutagihari, igihe uzabona kwizerana kwanyu kwavuye mu nzira, aho umugore n'umugabo batakizerana, amabanga y'urugo umugabo arimo arayabwira abandi bantu, umugore se arimo arayabwira abandi bantu, ariko uwo bashakanye ntibaganira. Umwe arimo arajya kuhaha ibibanza, amazu, akayandikishaho, agahisha ibyangombwa kwa bashiki be, cyangwa kwa basaza be, cyangwa se kwa nyina no kwa se, ariko umugabo we ntabimenye. Icyo gihe harimo ikibazo, kubera ko ni nkaho urimo urategura gusenyuka kwa rwa rugo, urimo urategura gutandukana kwanyu mwembi, urimo urategura inzira yo kuvuga ngo jyewe ndi jyenyine, I'm no longer with him cyangwa se with her, ntabwo nkiri kumwe nawe. Icyo gihe niba utekereza gutyo rero, ni ukuvuga ngo harimo ikibazo. We aragukunda cyangwa se wowe uramukunda, ariko watangiye kubika ibyawe ku ruhande. Kandi abashakanye babumwe bakabitsanya amabanga, bagapartaja byose. Mu byiza barasangira, mu byago barasangira, mu mubabaro barasangira, mu byishimo barasangira. Ngaho tekereza rero, wowe watangiye gutangira gufata ibintu ukajya ubika ku ruhande, ni ikibazo. Ahangaha nyine nabwo urugo ntiruba rugihari. Ni ibyo bitatu by'ingenzi kuba ibyo bintu bitatu by'ingenzi bitagihari mu rugo, ni ukuvuga ngo urugo ruba rwarangiye. Kuko urugo rwubakira ku cyizere, rwubakira kuri confiance mutuelle. Ni ukuvuga ngo mwembi murizerana, umwe yizera undi, n'undi yizera undi. Niba hari n'icyo undi yakoze undi atakizi, ahita avuga ati buriya yabikoze pour une bonne raison, hari impamvu yatumye abikora. Ntajye kubabara, ntajye kubitindaho, akategereza igihe azaza kumurebera bakabiganira. Ariko iyo uko kwizerana kutagihari, ku buryo utangira gukekakeka umuntu, ugatangira kumuhisha, ugatangira kujyana amabanga y'urugo hanze, ugatangira gukora ibintu ku giti cyawe, nawe agakora ibye ku giti cye, kaba
kaba kabaye, urugo ruba rwatangiye kujya mu manegeka. Izi ngingo zose uko ari eshatu: communication, kuganira cyane hagati yanyu mwembi, kuba mutaganira bikaba ikibazo, kuba mutubaka urugo mu buriri bikaba ikibazo, kuba mugeze ku rwego umwe atizeye undi n'undi atizeye undi, buri wese ari gucaruka ize, umwe anyura ku ruhande akora ize n'undi anyura ku ruhande akora ize, kaba kabaye. Ubwo ikiba gisigaye ni uko rwa rugo ruba rutagishoboye kugira gute, guhagarara rwemye, haba harimo icyuho gikomeye. Hano rero ibyo bimenyetso nubisanga noneho byose bihurira ku rugo rumwe, uzaba rwararangiye. Ariko igihe harimo ikimenyetso kimwe ushobora kugikoraho ukagikosora bitewe n'igihe kimaze, ariko plus bigenda bimara igihe kirekire, plus urugo rusigara ruhagaze mu manegeka, ku buryo anything cyangwa akantu gato akariko kose gashobora kuza kakarusenya. Hano rero wakora iki? Umuti nta wundi, iteka n'iteka urugo rwawe urugendamo unarukontorora, unakontorora umubano wawe n'uwo mwashakanye. Biratangaza kugendana n'umuntu utamuzi, birababaje kuba wabana n'umuntu utazi ibyo atekereza cyangwa se utazi uko ahagaze. Niyo mpamvu mugomba kugendana isaha ku yindi y'umunsi, buri wese azi gahunda z'undi, buri wese arimo kuganiriza undi nk'aho ari umugenzi bajyanye mu rugendo. Nubwo waba uri ku kazi, nubwo waba uri hehe, ariko ukabuzi ngo sheri araha, ari muri ibi, nanjye ndi muri ibi, turakomeza tuganire, turaza guhuza kuri ibi n'ibi. Mbese ntimushyiremo icyo kintu cy'icyuho cy'uko bitangira gake, kuko bitangira ujya ku kazi, wagera ku kazi ukirirwayo umunsi wose, ntiwigeze unamubaza uko yiriwe, noneho byagera nijoro ugataha saa 7 z'ijoro, muri make ntazi n'amakuru yawe, yagerageza no kuguhamagara ntumwitabe cyangwa se ntumuvugishe, cyangwa se bigatangira umugore nawe yirirwa mu by'akazi bye, hanyuma nyine ntakomeze kujya aganiriza umugabo we, nubwo atamuganiriza ibintu bigoye, ko abagabo ntibakunda amagambo menshi cyangwa se gukomeza umuvugisha, ariko at least gerageza kumwinvolvinga muri activities zawe, bizatuma nawe atangira kugenda akunda uwo muco wo gusangira ubuzima, wo gusangira ubuzima bwa buri munsi na mugenzi we. Hanyuma winstoringe mu rugo rwawe wa muco wo kujya mupartaja ibihe byo gusenga mu nzu, ibihe byo ku meza, mugira igihe cyo gusangira, mwese mujye musangira ku meza n'abana banyu, mugira igihe cyo gusengera hamwe namwe ubwanyu mwese, mugira igihe cyo gutaha kare mwese muhuze. Ibyo byose nibyo bizarinda ko muzagera kuri rwa rwego ibyo byose bibahuriraho cyangwa se kimwe kibabaho mutari mukizi. Hanyuma kandi mukagira na wa muco wo kumenyera kuganira ku kantu kose mubonye keza kabashimishije, mukishima, akabababaje mukakaganiraho, akumwe yakoreye undi ntikamunezeza, akagatinyuka agahora amumenyereza kukamubwira. Ibyo bintu biproteja cyane urwo rugo kugira ngo rutazagwa muri muri biriya bintu bitatu bishobora kukwereka neza ko urugo rutagihari, rwamaze kugwa cyangwa se guhirima, hasigaje gatoya, bagukoma rutenderi gatoya rukarangira. Ndabashimira cyane, nshimira abantu batubaza ibibazo, nshimira abantu bakomeza kugenda badusapotinga kuri likes, ibiganiro byacu bakabishyiraho subscribe. Turabakunda kandi turi kumwe namwe. Imana ikomeze kubarinda. Enjoy your day. Bye bye.